uko wakorera amafaranga mu kureba video za hano kuri YouTube, hanyuma bakakwishyura, wakanda subscribe nabwo bakakwishyura, watanga n'igitekerezo kuri iyo video baba bagwaye nabyo bakabikwishyura. Ngiye kugusobanurira nkwereke neza cyane uburyo ukoresha iyi application, hanyuma ukabasha kureba video zo kuri YouTube bakakwishyura, wakanda subscribe nabwo bakakwishyura, mbese na like nazo bakakwishyura uri kureba video z'abandi. Hanyuma ngiye kugusobanurira neza cyane intambwe ku ntambwe nkuko urimo kubibona. Hano ndi muri iyi application ndibuze kukubwira izina ryayo nyuma, ariko reka nze nkwereke uburyo zikora nusoma neza cyane winjiye muri iyi application ndibuze kukwereka. Urabibona neza cyane ko ukorera amadolari 5 mu kureba iyi video. Ni ibintu byiza byizewe neza cyane kandi neza cyane. Urabona neza cyane nubona hari hejuru nuko mfiteho amadolari 17, kandi iyi application yifunguye mu mwanya muto cyane, ni igihe gito cyane. Nubibona neza cyane hari hejuru urabibona neza cyane ko urabona ko mfiteho 85 amacoin, none nkagira n'amadolari 17. Uraza upureyinga nko muri izi video baba bagwaye za hano hasi, ugapureyingamo imwe video. Ni witegereza neza cyane ibisobanuro bya video baba bagwaye, baba bakubwira yuko nuramuka upureyinze iyi video bari buguhembe amadolari 5. Ni witegereza neza cyane aha mu nguni uruboneho akajambo kanditseho ngo top ahangaha mu nguni. Gusa nyabona mbere yuko dukomeza ndagusaba kurayikinga iyi video. Nimba hari ikintu ushaka ko nzagukorera ucyandika hasi muri comment inyunganizi, ubyandika hasi muri comment. Hanyuma noneho uraza upureyinga iyo video ushaka kuba wapureyinga, kubera ko hari video nyinshi cyane. Hari ukujya gufollowinga izindi mbuga nkoranyambaga, gukanda subscribe nabyo bakabikwishyurira binyuze muri uburyo. Ngiye kubigusobanura neza cyane nkwereke intambwe ku ntambwe uburyo uri bubikore. Gusa hano mbere yuko dupureyinga uraza ukareba iyi video ugiye gupureyinga, hanyuma rero tubona iri jambo rya hano hasi mu nguni nasizaga fresh ryanditseho tanapa, hanyuma rihita rizaho yupurenze video, rihita rizaho aka kabara iri bara sinzi ntabwo rinciyeho, iri bara riri inyuma mbese rikuzengurukaho. Iyo rirangiye iyo ushaka uba wahita ujya ku yindi video, hanyuma nayo ukagabise icyo gihe umaze kwinjiza ukajya ku yindi video. Gusa witegereze neza cyane hari hejuru uko nabikweretse, amacoin mfiteho 85, amadolari nkageraho 17. Gusa ibi ni ibintu byiza cyane kandi byizewe neza cyane. Ndagunya ngusobanura neza cyane uburyo ukorera aya mafaranga. Iyo umaze gupureyinga iyo video, buri video yose ushaka mbese y'ukipureyinga, witegereza neza cyane aha mu nguni nahasizaga fresh, harimo akantu y'upurenze video hatahazamo iri jambo, mbese akantu kameze nk'uku kakazenguruka aha mu nguni, rirabara rikavaho, rimaze kuvaho bahita bagwereza akantu kagiye kuba nka gift. Hanyuma yo karangiye ushaka kuba wajya ku zindi video neza cyane. Umuntu uri buze kugira ikibazo aze kunyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe kwa nagose namufasha. Aha ngaha urayipureyinga, kari akajambo kamara kuvaho we ugata wigendera icyo gihe umaze kwinjiza neza cyane. Nyuma ndibuze kugaruka turebe amadolari maze gukora hari hejuru. Ngwese yuko aya mafaranga ushaka wati unayabikuza aka kanya bitewe n'uburyo ndibuze kukwereka wayabikuzamo, kandi ni ibintu byiza byoroshye cyane. Nkuko utegeza neza cyane urabona yuko ndi kari akantu kari guta kavaho buri uko maze gupureyinga video nyivuyeho. Dore n'ubundi ayipureyinze reba akaha mu nguni, urebe uburyo kari kuzenguruka video iravuga. Hanyuma gutya amajwi nayakuyemo, gusa karaza kazenguruke, hanyuma ugenze utegereze kagenze kazenguruke. Ubu ni uburyo bwiza cyane kandi bwizewe ukoresheje application udakoresheje website, kandi ni uburyo bwizewe neza cyane 100%. Uribuze kunyandikira hasi muri comment nuza kugira ikibazo kugira ngo mbashe kwa naguse ntagufasha. No ninsubira hejuru noneho uribuze urebe ahangaha gutya. Ubwo naje hano handitse home, urebye kuri utuntu dufuresh two hasi kugira ngo nkwereke neza cyane. Icyambere no reka nze ngusobanura uburyo mu gihe ukanda subscribe bakakwishyura n'amacoin bagamse bakwishyura. No witegereza utuntu turi ahangaha, utungutu hariho handitse ngo subscribe channel, mbese akangaka no hirya mbese hariho n'utwo kujya gusura imbuga za Telegram, cyangwa kujya gufollowinga imbuga zo kuri mbese kureba video cyangwa ugakanda subscribe. We uhitamo bitewe n'ibyo ushaka. Twebwe reka duhitemo nk'ahangaha wenda aho kujya kureba video dukande subscribe niho duhisemo. Ibi nibyo bari kwamamaza. Ibingi buraza ukabikuramo ukareba kari akamezo ko gukuramo ko hejuru ukagakuramo, hanyuma bakakujyana kuri iyo nuza iyo channel, hanyuma ukayijyaho ugakanda subscribe. Nono ibingibi nibyo nge ndimo nkuramo mbese urongera ukagase ubugucya babagwitemo. Hanyuma hano ukabona yuko bahita baguhereza amazina y'abantu, we ugahitamo iyo ushaka. Uraza ugakanda kuri kano kanditse ngo karamu aka hano mu nguni,
akangaka ko mu nguni akangaka gutya ukagahitamo bitewe n'ibyo ugense n'ibyo ushaka. Hanyuma iyo umaze kugahitamo gutya reka nze mbikwereke neza cyane ukareba neza cyane witonze. Gusa nkwibutsa ukanda subscribe ukagakandaho gutya, icyo gihe uhita uhingukira kuri channel bashaka, mbese YouTube iri kwamamaza, hanyuma ukayihingukira nka gutya urategerezamo akanya gake cyane birazenguruka, hanyuma ugategereza wihanganye neza cyane. Hanyuma ukihagera uhita ukanda subscribe nta byo gutinda kugira ngo wihute. Mwibutsa yuko uraza ukanda subscribe ugafungura n'inzogera nk'uko urimo kubibona ushaka ukareba video, ariko kubera twahisemo gukanda subscribe baraduhembera kubera twakanze subscribe. Hanyuma noneho iyo wahisemo kuba mbese uri ubutange watching time urazaga n'ubundi link baguhaye ndaza kubikwereka nabyo, hanyuma ukareba video, hanyuma ukareba video nk'iminota ingahe, nk'iminota 2. Twebwe hano twahisemo gukanda iki subscribe. Ndaza nsubire inyuma nsubire kuri ya application, ubu nasubiye inyuma hano ubu gutya nasubiye inyuma. Gusa niwitegeza neza cyane urabona ko hari hejuru twari dufiteho 90 ntangahe na 5 hari hejuru. Urabona ko amafaranga yongeye, urabona yuko twatangiye dufiteho 85 n'amadolari 17, buno yabaye 19. Niwitegereza neza cyane hari hejuru. Mbese ibi ni ibintu byiza cyane, izi ni video ushobora ko wahitamo. Niwitegeza neza cyane kuri izi description, mbese bisobanuro bya zino video ubona yuko ari amadolari uburi bwinjize iyo urenze iyo video. Hanyuma noneho ushaka kubikuza nabyo ngiye kuza mbikwereke neza cyane uburyo ubikuza amafaranga. Ukanda kuri kano ka payment kano ko mu nguni ko hejuru, pay out akako hejuru kari hano mu nguni. Iyo ushaka kubikuza akangaka uraza ukagakanda ukari hano. Hanyuma ni witegeza neza cyane urabona yuko total balance mfiteho 95 amadolari 95. Aha ndizera ko nta muntu utarimo kwabona. Hanyuma hano uburyo bwo kwishyura kuri iyi paya iyi karita ndabizi neza ko nta muntu utayizi utayifite. Nawe niba utayifite wambwira nkakwigisha uburyo wagenze wayifuringa. None ikintu ukora uhituza hano kuri App Store ukadownloadinga iriya application twari turimo gukoresha yitwa TobiPay. Iyi ngiyi gutya nko urimo kubibona, iyi ngiyi gutya. Hanyuma niuza ukadownloadinga, uraza ukadownloadinga nkuko ngiye urabona ko ngena na downloadinze. Iyi ngiyi urebe ko ifite kino kirango iki ngiki, gusa uyandikemo neza cyane iraza ari nk'iya mbere cyangwa iya kabiri. Hanyuma uze ukore open. Ukimara gukora open baragusaba kuzuzamo email kuyikreatinga cyangwa kuzuza iyo ukoreshe ufite muri telefone yawe. Ngewe reka nkoreshe iyo mfite hano muri telefone. Hanyuma noneho ndi bwuzuye hano nkoreshe iyi ngiyi n'ubundi nandi gukoresha kugira ngo kubw'umutekano hano bategeza amakanya gato cyane. Urabona ko gucya byafungutse gucya, nawe biri buze gufunguka nk'uko urimo kwibona neza cyane. Urabona ko iyi ni yandi ndimo nkoreraho noneho. Hanyuma noneho reka tuze noneho turebe uburyo wakora amafaranga noneho ugiye gufollowinga nk'abantu kuri TikTok cyangwa kuri Instagram na Facebook. Uratambika kuri utu tuntu two hasi twishi cyane uhitemo ako ushaka. Ngewe reka nze mitemo akangaka ngiye gufollowinga abantu kuri TikTok. Ahangaha uraza ukagakandaho akangaka kanditse ngo follow on TikTok. Akangaka uraza ukagakandaho ugakanda kuri ijambo ryo hasi, hanyuma ugahitamo ibyo ushaka. Yimba ari mbese ari indirimbo cyangwa mbese bitewe n'ibyo abantu bakora. We aya ni amazina y'abantu bamamariza. Wowe ugahitamo ugakanda hano handitse ngo follow. Ukihakanda gutya sorry hano ho gatoya, reka nsubireho inyuma ho gake cyane. Noneho uragaruka ukaza ugakanda hano handitse ngo follow now. Hanyuma uhingukira kuri iyo TikTok, iyo account ya TikTok, hanyuma ukagose ukayifollowinga. Ibi ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye cyane byagufasha kwinjiza amafaranga. Hano urategereza wihanganye. Hanyuma urabona yuko mingukiye kuri iyi niyo bamaye. Hanyuma uhituza ugakora hano handitse ngo flow. Gusa hano nge ntabwo nari nihuza na telefone yanjye maze iminsi narayiforomase, ntabwo nari nihuza ku buryo nakwinjizamo noza TikTok ngo mbe nari nayifungura, mbese nayihuza na email yanjye kugira mbashe kuba nagese nakwinjira. We kubera usanzwe uyifite wowe tukora kuri flow biratabyemera kandi ni ibintu byiza cyane. Reka dore muri video z'ubutaha ndaje mbahereza n'izindi video. Ciao ciao.